mbere yuko mbabwiye ngo ngiye kwipanga akazi kayicara wige sikahita utumwicaze yige. Atangira nyira ati uyu munsi igeze Imana iraguha ikaguharurira amayira. Iyo ndirimbo ni ya Young Grace nawe wicara wige. Wadukumbuje umuziki w'Urubavu dutamaga hiti kamuhita ugenda turakuburasha. Ariko nabonye uri gupostinga uri kuyarangiza wenda nawe uraje utubere mwarimu nubwo turi kukwicaza ngo wige. Ngaruka kuri Element ugenda urebe channel ya Element ifite abasabi ibihumbi 225 abasitari yarabicaje kuri video ze 3 nabwo imwe yishizeje bundi ari Afroga yashizeho indirimbo ye yitwa ngo ni kashe ni yitwa Fudeto hari aba Bruce Melody nta n'indirimbo agira ifite miliyoni 15 nubwo yirirwa yikaragasha yarebwe n'abantu 15 indirimbo ugende kuri YouTube channel ya Bruce Melody indirimbo what be this Jesus blood of Jesus the big hit ni igifi kinini mu muziki nyarwanda. Tugaruka ku witwa Meddy niba koko warabyutse ukumva ngo wabaye cyare mwigisha ugahinduka wagiye twarakubonye ku bitangaza makuru byo muri Amerika uvuga ukuntu wajyamye ukarota ukabige icyare mwigisha ugahita uja muri gospel. Niba koko Nyagasani uri mu ijuru namushimira cyane ari kwigaragaza abasitari bari kugenda barahinduka bakayoboka inzira y'ukuri. Niba koko Nyagasani uri mu ijuru afata nk'izi ndirimbo ba Meddy bajyaga bararirimba murabizi by'indirimbo ye ngo yitwa ngo ni Slow ibintu yakoze yarijije abagore n'abakobwa sha amarira yabateye. Niba Nyagasani afata nka zira ndirimbo nk'indirimbo zitagize yemera zira ndirimbo za gospel fata channel yawe usibeho ibyo biririmbo byose noneho ubicare mwigisha na za channel zawe zose zibe bese nyine tu zibiza Nyagasani. Garuka ku muntu bita Niyo Bosco nawe bigenza uko nguko fata indirimbo ziriya ngo ni ishano niki nakana n'uruki ubisibe ubu umuntu waremwe musha n'ibikorwa byawe bigaragarira amaso yuko wahindutse nyine. Icara wige turayigarukira ku muntu wita wondebera nka Shafido kuri Pimana Chris is abatamo hit kuri video ze 11 ageze mu basabi 220. Ako man hari abanyarwanda muraharara bakingiye musama hit bagiye baradutamo ngo ni za pupete na zaki n'udutimatima na za kukomvana ivyo byose nyuma yuko adukoreye amahiti Chris umwana aje dukubita inana reba channel yahanigeze genda haza kugaruka ku kintu bita ama video n'ikintu bita kugira ngo ubone neza urukundo abanyarwanda baharana mu muntu bakanamuhararuka. Bruce Melody afite video 118 kuri YouTube ariko witwa The Ben aribo birirwa bagira ngo bafitanye beef niki afite 15 ariko afite abasabi 300 ndafite 500 ufate video 15 ukube ku 300 urumva aramutse akoze video 118 yahita agira mu mamiliyoni n'amamiliyoni. Mfata nka Meddy nk'umuntu igifi kinini mu muziki nyarwanda kuko Meddy niwe muntu wakoze indirimbo arebwa inarakundwa ku ruhando nyafrika wakoze indirimbo bita Slow sahi zigeze kuri miliyoni 99 ibintu Bruce Melody ntakeka azanakora. Indirimbo yitwa When She's Around yakoranye n'uwita niba ari Shaggy wo muri Amerika ifite miliyoni 5 kandi yayishoyemo amafaranga tagira ingano. Abanyarwanda nongere mbisubiremo muraharara umukobwa bita uri kuzamukira kuri Juno bita Joyeuse akoze indirimbo narayikurikiranye neza yasohokanye nitwa uramujama bita Safi Madiba wibereye hanze asohora Valentina byasohokeye ku munsi umwe ku masamwe. Saizi indirimbo ya Safi Madiba yitwa Valentina ifite views 225 ariko ya Joyeuse sha umwana wa Gatsata wakoreye indirimbo mu mihanda ya Gatsata ifite views 550 Abanyarwanda muraharara ngaruka ku baraperi sinzi ikibazo abaraperi bagira niba tuzareka raperi mu Rwanda tukikurikiranira za RNB ibaze ko muri weekend nka Bulldog channel ifite ibihumbi 40 by'abasabu ariko sha papa cyangwa jejo bundi abafite abasabe 100 birenga ibaze ubwo ako gahararo nyuma yuko umwana bita papa cyangwa yipanze akazi avuye kwa Rock Entertainment agakora za nyosho na za nyonga na za
na za kizose ziriya zangaho na za kunsusu ntaziri kuri channel ariko ureba urwego agezeho umwana ari higa ubu ngubu namushimira cyane ko atweretse ibikorwa bye yashinze na studio ye kugira ngo atazakomeza kurenganira iyo karokisha aho bagendaga bamuta yahuze bamushakamo indonge kugira ngo ibikorwa bye roki abiga mbese abyemvita ariko bigaragarira amaso yuko abyemvita we nta kintu abonamo. So ngaruka icyarawiga y'uyu munsi igaruka ku bandi nyarwandakazi baduhombeye kwenica warampombeye wamfura we warampombeye noneho weho nari icyarawiga gusa warampombeye uwitwa Marina Sha adutamo zirandirimbo zaba yafatanyaga na ba Harmonize mbese tubona ko ari umukobwa utanga icyizere cy'ejo hazaza mu muziki nyarwanda ariko yarabuze niba mana yanjye we Marina icyarawiga umuntu bita Bwiza aza yipanga akazi ubu ngubu ureba ahantu ageze umwana turi kugenda turamubona yigaragaza ari gukorana na ba Double J indirimbo n'abandi bose ari kugenda arigaragaza ari wese nawe wicaje uwitwa Bwiza kuko channel yawe iragaragara yuko iri hejuru cyane ku 220 bingahe umukobwa wipanza akazi ejo bundi indirimbo bica ngo waransituye ngo sinzi uko wankomye ndafatwa we na Juno niyo ndirimbo yamuzamuye umwana zikwandika kabisa. Icyarawigira garuka no ku Barundi nagara abanyarwanda gusa n'Abarundi ndaza kubagarukaho uwitwa Roriro icyarawiga sha waduteye depression ya danje ubwo wadukomaga indirimbo bita ngo ndarandarira na za Kamarome wibyinira utudenti twagucya gusa twarakubonye ariko ubu ngubu se Dramati bari kukwicaza ukiga umwana bita Dramati nyuma yuko yipanza akazi akavuga ati ngiye i Burundi umuziki wawo ndashaka kuwuzamura umwana ari kugenda arakora indirimbo za Kocho na za Kizose uwitwa akiri nawe bicaza bige ari kubicaza akabiga uwo bita Double J nawe ari kwicaza abantu bakiga abo bana mbashimira cyane kuko bari kwipanga akazi umuziki w'i Burundi no mu Rwanda twatangiye kumenya biragaragara. Umuntu bita Fireman ibaza umusitari nka Fireman akaba atagira na YouTube channel yanyuzaho ibintu bye yarangiza ngo afite ubukenesha ejo bunini bamwemerera album muri 155 AM kwa Coach Gaye amwemerera album ariko niba ari ukubura inganzo bamwe nyuma yuko babonye ko nta kintu azashobora muri iyo album ye bahise bamuhereza miliyoni y'amanyarwanda yasamira hejuru sha ibaza album ibigizwe n'indirimbo 12 kuzamura bari kumukorera ku buntu kandi ubu ngubu size element agufatira video yo yonyine niba ari video niba ari woti ayigukorera kuri miliyoni ni indirimbo ibaza amafaranga yahombye sha ubu star muri mu bakene ubukene buri mu bastari b'abaraperi n'ahandi buri umwana bita Kivumbi nyuma yuko yipanza akazi akatuzanira za weight na za Kizose reba ugwego agezeho papa cyangwa batayahuza ubitazo utarap nyuma yuko baba experience baye tubatumire Bulldog nk'umuri weekend mu kazi bagatumira Ziwotrap wabonye ibintu yahakoreye nsoza icyarawiga y'uyu munsi ngira ati ngaruka kuba comedian nk'aba Papa Sava icyarawiga niba sayizi leta yarayemeje ngo abana bafite imyaka 18 baje barashaka abagabo Papa Sava ufite imyaka 47 ibazi yuza gushakira ku myaka 18 ubu ngubu ufite umwana ufite imyaka zingahe nawe ubu ufite n'umwuzukuru Papa Sava icyarawiga tuko wote icyarawiga je ni nka leta y'u Rwanda nana isaba ko Papa Sava amafaranga akorera ni menshi yakagombye kugenda bamukata umushara mukeya bagafasha abana bari ku mihanda bandagaye hari abana benshi baburi ibyo kujya Papa Sava ari kugenda kuzuza amakoti hadashoboye no kuzana umwana ngo tumubonesha agire nawe ikintu yibwira dangiza icyarawiga y'uyu munsi zagaruka ku baraperi nabo ikiganiro cyabo cyo gutaha.